uriya mugabo yiyise shekhe ariko si umuhanga mu mategeko y'idini. Kuba avuga gusa ngo nari umusilamu hanyuma nakira agakiza, duhita tuvuga duti kumbe ari muri ba bandi batekereza ngo yahawe agakiza. Wagahawe nande? Yesu niba arobanura akagira abantu avana mu byaha abandi akabibasigamo, harya ba bandi yabisizemo bazahanirwa iki? Ko naba babikuwemo atari imbaraga zabo. Niba abavuga ko bahawe bakijijwe babikorerwa atari bo babyikorera, ntacyo wabashimira, kuko ntago ari imbaraga zabo. Iyakoresha imvugo ivuga ngo yagiye ikuzimu, uyu Yusufu Ali Yusufu, nge ndi umwe mu bamwigishaga ibyo bintu. Avuga ngo habatijwe ijini, ni Musa Sindayiga yabimutumye ni ngewe ari ngewe arambekera nta byabaye. Shaka umugati urabyemerewe, systeme yo gushaka umugati nta uri buyikubuze, ariko uyishatse utabeshya nabyo umugati wawe ubona nta kibazo. Ntago ndabifatira umwanya, ariko system zikinwa muri iki gihe inyinshi kubera social media, ibyinshi no kwishakira amaramuko. Ntago uri umuhanga nk'ibivugwa kuri Sarongo, hano bwo wakenera kamera urakora ibintu bikizana. Uramutubaye intagondwa mu mategeko y'ubwisilamu, ni wowe waba uri umuntu wa mbere mwiza ku isi y'Imana. Islamic State nitwe twayishinze ari nk'imbaraga zacu zo guca intege hariya muri mashariki ya kati, kugira ngo tubashe kugira ibyo twigereraho. Bibumbiye mu cyitwa RMC. Iryo zina mpora mpatanye naryo, ni ikintu kibumbye abantu bitwa abawahabi bakakitwitirira twese muri iryo zina. Aba bantu bitwa Rwanda Muslim Community bakoresheje iki kintu cyitwa iterabwoba. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, mwonje mwiriweho amakuru yanyu, ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV 5/5. Uyu munsi tukaba twonje twagarutse kuri BigTown TV, ariko twagarutse bitandukanye gatoya. Iyi nagwa ari showbiz, iyi nagwa ari bici cyangwa ibici. Hano tukaba turi kumwe na Sheikh, araza kutwibwira. Inyuma yo kutwibwira nanje ndaza gutanga introduction y'ikiganiro turi bugirane uyu munsi, kuko ni byinshi turi bugane. Tumenyereye kuganira n'abapasteri n'abandi bantu batandukanye, ariko kuba turi kumwe na Sheikh uyu munsi nabyo byaba ari ibintu byiza cyane. Byinshi tuba dukeneye kubimenya, cyane cyane twebwe tukaba turimo gukurikirana izi mbuga nkoranyambaga za buri munsi. Tuba dukeneye kumenya byinshi, ariko ababizi ibyo bintu byinshi n'abantu batandukanye. Abo bantu tubagezeho biba ari byiza cyane. Uyu munsi dufite akakanya ko kuba turi kumwe na Sheikh. Reka tubanze tumuhe ikaze, adusuhuze, abasuhuze, maze dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Sheikh, karibu sana. Asante sana, murakoze munyamakuru Bakti. Nanjye nshuhuje abakurikiye TV ya BigTown, ngira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Sheikh Imran Abdul Hussein. Okay. Sheikh Hussein, ni byinshi turi buganira uyu munsi, ariko byambere na mbere hari umuntu wita Sheikh, cyangwa aravuga ngo yahoze ari Sheikh, yitwa Ali Yusufu. Uyu nguyu nawe nifuzaga ko tuza kumuganiraho gatoya. Uyu nguyu aravuga ngo yarakijijwe, ari kugaragara ku mateleviziyo avuga ibintu byinshi bitandukanye. Aravuga ngo yahoze ari umushehe, yarakijijwe, ariko akongera kuvuga byinshi kubijyanye na Islam, akavuga byinshi kubijyanye na Christianity, akavuga abapastor ukuntu abasiramu bihindura abapasteri bakajya gusaba akazi
mu masengero atandukanye, abandi bakabahereza ubupasiteri, ariko mu mitima yabo akaba ari abasilamu, ariko no kugira ngo bamenye ibikorerwa mu nsengero. Ibi nabyo yarabivuze. Ikindi yahise avuga kuntu ari kwishinganisha kuko ngo ashobora kwicwa anytime, abantu bashobora kumwica. Akavuga ukuntu yigeze kujya kubatizwa ari kubesha, bakaba bari kubatiza amajini, we ahagaze ku ruhande arimo gukurikira abantu bazi ko ari we ari kubatizwa. Yavuze ibintu byinshi cyane, byinshi ngira ngo nawe warabyumvishe Sheikh. Akavuga ngo hari abasilamu barimo kumubwira ngo ategure amafaranga. Muri ibi arimo kuvuga amafaranga yo kwigurira isanduku, kuko anytime ashobora kwicwa cyangwa agapfa. Nabo bapasiteri bahuriye kuzimu, aba sheikh bihindura abapasiteri n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu muntu Ali Yusufu turaza kumuganiraho gatoya. Nyuma y'ibyo ngibyo tuze kuganira kuri terrorism cyangwa iterabwoba ririmo kuvugwa cyane mu idini ya Islam, ngo harimo na bya bindi byo kugitoa muhanga, kwitanga umuntu agapfa kugira ngo apfire idini rye n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Tuza no kumenya ese Islam imeze gute. Ariko imbere y'ibyo byose nka sheikh watubwira kugira ngo ube sheikh neza byagufasha igihe kingana gute, amasomo yakuye hehe? Uyu munsi turimo kuvugana n'umusilamu usanzwe cyangwa ni sheikh w'ukuri? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المسمى في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبا القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أقر الله بمقدمه الشريف عيون المؤمنين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hashimwe kandi yasingizwe Allah tabaraka wa taala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa ntagatifu Muhammad ndetse n'abiwe baziranenge. Urakoze munyamakuru Bakti ku kibazo cyiza cyane. Uragira uti kuba sheikh byagufashe igihe kingana iki? Icyambere ngira ngo abakurikira BigTown TV bamenye guhera uyu munsi, bamenye ngo sheikh ntago ari titre mu idini. Munyumve neza, ntago sheikh ari titre y'idini mu idini. Kubera iki? Sheikh mu rurimi rw'icyarabu bivuga umusaza, umukambwe, umutama mu Kirundi. Umutama buri abarundi babyise neza cyane. Reba ubwitonzi bw'intama, bati umuntu ukuze ni umutama, kubera ko agira ubwitonzi nk'ubw'intama. Noneho rero kuba umunyedini wizi dini y'ubusilamu akayiminuza, kuki yitwa sheikh? Ntago yitwa sheikh kuko ari degree, ntago yitwa sheikh kuko ari diplome, ahubwo yiswe umusaza. Hari idini ryitwa Jehovah's Witness, abamenyi babo babita waze wakundi, abasaza bayobora abandi babita abasaza. Mu Kinyarwanda cyacu umuntu y'umwubake niyo yaba ari muto mu myaka umwita mzee. N'abatanzania no mu Giswahili n'umuntu ari mutoyo uramubwira uti mzee, kwa heshima yako mzee, umutama, umukambwe. Sheikh rero ntago ari titre y'idini. Kubera iki? Reference yacu abayisilamu ni Rasulul Akram Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ntiyigeze yitwa sheikh. Abasangira ngendo be aimatul athar, abayimamu cyangwa abayobozi Imana yatoranyije bazigisha idini y'ubusilamu nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
ntago bigeze bitwa mashekhe, ntago biswe abashekhe. Tukaba tubyemeranywaho abayisilamu twese ko shekhe atari titre y'idini. Ndaguha urugero muri Arabie Saoudite ariho inkomoko ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaziratu Muhammadiya niho akomoka. Umuntu umumenyi mu idini bamwita mutawwa, ariko umunyamafaranga bakamwita sheikh. Bivuga rero ngo hariya inyito ya sheikh si umumenyi w'idini. Umumenyi w'idini kuriya yiswe sheikh bivuga umusaza nibyo, ariko umuhanga mu idini y'Ubusilamu afite aho amenyerwa. Amenyerwa hehe? Amenyerwa mu kumenya igitabo cy'Imana Qur'ani no kumenya amahame y'intumwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uwo nibwo ashobora gukaraswa ati uyu ni umuhanga mu idini. Ariko izina abantu amazina barayiyita, kandi rwose akaba yaryiyita n'amakaratasi akayabona, sibyo bimugira umuhanga mu idini. Ubwo rero uriya muvandimwe waruvuze aragira ati nge ndi shekhe Ali Yusuf, ngewe ndi shekhe, nitwenda kurwana ngo duhatane tumwambura iryo zina na wari hatanira, aho nitwenda kuhajya nabe shekhe. Ariko ngewe ndahamya ngo abaye yiyita shekhe by'umuhanga mu idini y'Ubusilamu, nashyiraho ikimenyetso cyo gukuba cy'agakubo kivuga ngo oya. Kubera iki? Byo byonyine iyo avuze ngo nakiriye agakiza, narakijijwe, duhita tujya muri iyo nyito yitwa gukizwa. Ni inshinga iyo kuba warakoreweho igikorwa, ni waragikorewe ntiwakikoreye. Munyumve neza, waragikorewe si wowe wakikoreye. Niba waragikorewe ntiwagishimirwa, wakagishimiwe warakikoreye. Abakijijwe barabihawe, sinzi n'impamvu bazabihemberwa. Utarabihawe yabazira iki nyine ko atabihawe? Imana kunone se kuki hatoranywa bamwe bagakizwa abandi ntibakizwe? Abakijijwe bazahemberwa iki kandi batarabyihaye? Hanyuma se ababihawe bo bazahemberwa iki kandi atari bo babyihaye? Iyo mvugo rero 100% yerekana ngo wa muntu burya ntabwo ari umuhanga, si technician mu dini y'Ubusilamu. Yes, Sheikh aravuga ngo yuriya muntu kwita ngo ni Sheikh, keretse nimba yise icyo nicyo kintu cya mbere, ariko bisanzwe nk'umusaza ni icyubahiro cy'umusaza wari we wese ushaka kumwita Sheikh. Ariko nimba ari Sheikh wo mu idini, ahangaho yabihakanye. Arimo gukomereza hahandi avuga ngo kuvuga ngo yarakijijwe ni igikorwa yakorewe n'abandi bantu cyangwa n'undi muntu. Reka tumuhe umwanya aracyarimo kubisobanura kugira ngo dusobanukirwe neza cyane. Twageze kuri uyu nguyu witwa Ali Yusuf. Nababwiraga nti niba ari shekhe bivuga umusaza w'idini, umuhanga mu idini, ntago izina shekhe ntiturihakana ngo ntiturikoresha. Abayisilamu turarikoresha, ariko ntiturikoresha ku muhanga mu idini. Iyo twarikoresheje turitiye duti aba bahanga mu idini, aba bamenyi mu idini ni abasaza, n'undi wese abyiswe ntibiba ari ikosa. Ari byo nababwirage nti uriya mugabo yiyise shekhe, ariko si umuhanga mu mategeko y'idini, si umuhanga mu idini. Niki cemeza ko atari umuhanga cyangwa kamuhakana ngo ntago ari umuhanga mu idini? Impamvu atari umuhanga mu Busilamu, Imamu Ali alayhi salatu wassalam aravuga ngo
takallamu turafu fa innal mar'u mahbu'u tahta lisanihi, ngo nimuvuge mumenyekane kuko abantu bihishe munsi y'indimi zabo. Iyo uvuze nibwo abantu bamenya uwo uriwe. Uriya ku bantu bazi ubusiramu duhita tuvuga duti nta mpamvu yo kujya gukurikirana yizehe yabayehe byagenze gute, ntabwo twirirwa tugiye yose. Iyo avuze duhita tumenya ngo duti burya ntabwo ari umuhanga mu mategeko mu idini y'ubusiramu. Ariho nababwiraga nti kuba avuga gusa ngo nari umusiramu hanyuma nakira agakiza, duhita tuvuga duti kumbe ari muri ba bandi batekereza ngo yahawe agakiza. Wagahawe nande? Bavuga ko ngo ari Yesu gatanga. Yesu we urarobanura bamwe ukabaha agakiza. Kwakira agakiza bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo agizwe mwiza, arakize, yari mu byaha, arabirokotse, abivuyemo. Abivanywemo nande? Abivanywemo na Yesu. Hanyuma si uwo Yesu atari yabikuramo. Ni ukuvuga ngo arahugujwe. Yesu niba arobanura akagira abantu avana mu byaha abandi akabibasigamo, harya ba bandi yabisizemo bazahanirwa iki? Ko n'aba babikuwemo atari imbaraga zabo, babivanywemo. Niko kwakira agakiza, nicyo bisobanuye. Yarakijijwe, ntabwo yikijije, ahubwo yarabikorewe. We ntiyari afite ububasha bubyishoboza. Ndaguha urugero. Ntushobora gushimira umuntu ikiremba. Ikiremba ni umuntu udafite imbaraga ziryamana n'abagore. Ese wamushimira ko yaretse ubusambanyi? La, arareka ubusambanyi kandi ntabwo ashoboye. Ni ukuvuga rero ngo niba abavuga ko bakijijwe babikorerwa atari bo babyikorera, ntacyo wabashimira kuko ntago ari imbaraga zabo. Twebwe rero abayisilamu turagira duti abantu bazahemberwa imbaraga bashyize mu kureka ibyaha, hanyuma bazahanirwa ubunebwe bashyize mu kutitabira amategeko y'Imana. Ntago ari Imana ibibakorera. Iramutse ibibakoreye nta juru n'umuriro byazabaho. Ijuru ni iry'abagize bidi, abagize umuhate wo kureka ibyaha bagakora iby'Imana ishaka. Naho umuriro nabigometse. Byose bikaba tubikesha ubwenge Imana yaduhaye n'icyitwa irada, ubushobozi Imana yadukizemo. Nicyo kizatuma duhembwa abandi bagahanwa. Okay. Tukaza kugaruka ahantu yavuze ngo ari abapasta bahuriraga mu kuzimu. Muri icyo gihe yari umusiramu, akamentioninga n'amazina yamwe mu bapasteri bazwi hano mu Rwanda ngo bahuriye ikuzimu. Ahangaho nkahita nibaza, ese dini ya Islam cyangwa umusiramu ajya mu kuzimu, akorana n'ikuzimu, cyangwa agerayo gute? Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza cyane. Ndongera nshimangire ikintu kivuga ngo uriya muntu ntiyigeze aba umuhanga mu idini. Kubera iki? Yakoresha imvugo ivuga ngo yagiye ikuzimu. Subhanallah, ikuzimu ni hehe? Kireka niba babivuga hari ntitwumva icyo kinyarwanda, bazabikire mu kinyarwanda hari twumva wenda. Ikuzimu ni nahagana. Twe tuzi ngo ikuzimu ni ahantu hajya roho zavuye mu mibiri yazo. Abo niboneho hitwa ikuzimu. Ese mujyayo mute bavandimwe? Mujyayo mu nzozi. Ni ibintu warose cyangwa waragiye physical umubiri wawe. Ntago kugeza abantu bavuga bagikuzimu barasobanura neza bajyayo bate, bagiye gushaka iki. Ese naha njya numva hari abavuga ngo bagiye gushaka imbaraga. Imbaraga muzihabwa nande? Nahantu se umuntu yafata indege
ari ahantu umuntu yafata indege twakatisha amatike tukajyayo, nk'uko abantu bajya muri Japani, nk'uko abantu bajya mu Bushinwa, nk'uko abantu bajya Irani, Iraki, Saudiya, abantu twajyayo. Yego nta n'impamvu yo kutajyayo, ariko ntibashobora kukubwira ngo tujyayo dute, bigenda bite, izo mbaraga bagiye bakazihabwa nande, abantu bose bajyayo. Kuki se tutajyayo byaba bibujijwe bite? Ariko nukubeshya. Impamvu ituma uyu muntu tuvuga duti si umuhanga mu Busilamu, nuko icyo kintu mu idini y'Ubusilamu nta muntu wakivuga, kuko ni ikintu cy'ubuswa. Islamu si ubuswa. Icyo gita kikansolinga cya kintu cyo kuvuga ngo ngiye nari sheikh bivuga ubuhanga cyangwa umuhanga mu idini. Nagiye ikuzimu se ni hehe? Bajyayo se bate? Niba ari ibyo warose, okay, kurota bibaho. Nanjye ushobora kubabwira ko narose, nta kimenyetso cy'uko ibyo mbabwira ari ukuri, nta kimenyetso kigaragaza ni ikuzimu. Ntabwo ari ibyo rero. Ibyo ni ikindi kimenyetso dushyiraho akadomo ngo wa muntu si umuhanga muri gahunda y'Ubusilamu. Kuko ikuzimu nihe? Abajyayo ni bande? Niba abashekhe bajyayo, nanjye ndi umwe mu baba baragiyeyo, ariko si ukuri. Ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari ibyo ngo ikuzimu gute, ntabwo ari ibyo. Nuko nguko Sheikh yadusobanuriye. Ikindi akaba yongeraho akavuga ngo mu gihe ari umusilamu w'indani yahawe n'idini rya Islam kujya kwinjira mu nsengero z'abakristu agasengamo, ariko ari umusilamu ku mutima, mu bikorwa ariko arimo gushakisha kumenya iby'abakristu n'itorero ryabo. Ngo yahawe idini n'abasilamu bagenzi muri icyo gihe, arinjira mpaka agera mu bupasteri mu rusengero. Ngo yavuye mu budiakoni agera mu bupasteri kandi ari umusilamu. Ibi bintu wabisobanura gute Sheikh? Ibyo biri mu bintu bikomeza guhamya rwose ko sindi bumubonera izina mwita, ariko ndakomeza gushyiraho akadomo ko iby'Ubusilamu atabisobanukiwe habe ni n'akanya gatoya. Izo system ntabwo abayisilamu bazikoresha. Twebwe nshobora kubivuga imbere ya kamera ya BigTown TV, nkavuga ni Islamu ni idini y'ukuri, nkabihamya naciye ku ruhande, nkatanga n'ibimenyetso ngo ni idini iri logic. Ushobora kwibwira abanyabwenge bakaba abasilamu, ushobora kwibwira abapasteri bakaba abasilamu, ukayibwira abapadiri bakaba abasilamu. Ntabwo ikeneye utwo dukino iby'Abaganda bita katemba. Ntabwo abasilamu bakeneye ibyitwa katemba nk'izo ngizo. Uyu munsi none dufite abanyabwenge b'ingeri zose babaye abasilamu, babwiwe Ubusilamu barabuyoboka. Ba Armstrong babaye abasilamu. Dufite abahanga bitwa ba Maurice Bucaille, umuhanga cyane w'umufaransa, yabaye umusilamu. Dufite abadokta n'abadokta babaye abayisilamu. Dufite padiri hano wiswe Ismail yitwaga Emmanuel, yabaye umusilamu wa hano Kabgayi. Ntabwo yagizwe umusilamu n'utwo tuntu twagutyo. Ntabwo utwo tuntu two kuviringa abasilamu batugira. Twe dukora ibiterane debate, ugahamagara abapasteri, abapadiri, ukabakubita verse za Bibiliya, ukabakinayisha. Matayo haravuga gutya, Luka haravuga gutya, bikarangira abantu babaye abayisilamu. Ibyo biterane mujya mubibona. Ntabwo utwo tuntu two kuviringa gutya ngo genda wihinduranye wigire kamiliyoni ubabeshye. Izo system ntituzigira mu Busilamu. Niyo mpamvu naboneraho nk'ababwire ni wa muntu ntabwo yigeze no kuba umusilamu, reka no kuba umuhanga mu dini y'Ubusilamu. N'Ubusilamu ntiyabaye we. Kubera iki? Harimo aravuga ibintu abasilamu batagira, badakoresha. Ntabwo izo system zo kugenda ngo genda wihinduranye ngo bigende se gute. Kandi nari idini dushobora kuvuga tubonye uburyo bwa media ihagije. Twavuga ino dini abantu bose bakaba abayisilamu. Mu Rwanda par exemple, hago mu Rwanda bari abayisilamu kubera inyigisho nziza,
imyifatire myiza y'urukundo, imyifatire myiza y'isuku. Islamu bivuga ikitwa gusirimuka. Umusirimu byavuye ku jambo Islam. Gusirimuka kubera iki? Abantu babaga basirimutse mu Rwanda bafite isuku, barya neza, babaho neza, bacuruza, bagakora business, ukabona ari abantu bari smart, bari abayisilamu. Niho ijambo ubusirimu byavuye. Ngibyo ibintu byatumaga abantu baba abayisilamu. Yamara kuba umusilamu, ako kantu reka tugasubiremo gatoya. Bigaragara ko mu Rwanda kera abasilamu bari abantu bafatwa nk'abantu biyubashye, babanyamuji, abantu bize, kuko ibintu byose kugeza n'aka kanya uyu muntu ni umusirimu cyane. Bigaragaza ko uri umuhanga, ufite ubumenyi runaka. Circumcision kugeza uyu munsi kutayiriwa ngo yasiramuye. Urumva so aka kantu nako turaza kukagaruka Sheikh mu gihe turimo gukomeza. Reka nguhe umwanya ukomeze. Nukuvuga ngo Islamu ni ugusirimuka. None tugiye mu nyito nziza tuvanye mu Cyarabu ni amahoro. Islam salam, amahoro. Hanyuma uwabaga ari umuntu usirimutse mu Rwanda, ijambo gusirimuka ryavuye ku busilamu. Hago rero aba bantu bakeneye kongera ngo bamanuke baba abantu bo hasi baciriritse ngo bagiye mu kanisa ngo tugiye kwihinduranya. Ibyo abayisilamu ntibabikeneye. Biriya bintu byo kuvuga ngo turakora ibitangaza, gutura abantu hasi, bakitura hasi, bamara kwitura hasi ukabagarura ngo baze kwemera izo mbaraga ngo arizo zituma bemera Imana. Utwo tuntu twose abayisilamu ntibatugira. Twe dukeneye ibintu biri logic by'ubwenge, ubwira abantu ibintu bakabyumva. Ngiye kukwereka Imana nkoresheje igiti cy'umwembe. Urwo ni urugero. Ngiye kukwereka umwembe akamaro kawo, uhita umenya uwawuremye ko ahambaye. Ngiye kukwereka wowe ukuntu uremetse, ijisho ryawe ukuntu Imana yariremye, uhita ubona ko wariremye ahambaye. Izo nizo logic abayisilamu bagenderaho. Kuko man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu, uwimenye abamenye uwamuremye. Twebwe ubumenyi bwa Islamu bugendera ku bwenge, logic, kurenza kuvuga ngo ngiye kubatura hasi, nimumara kwitura hasi nkabagarura muhite mumenya ko ngo nge mfite imbaraga ngo munyoboke. Ntabwo izo system twe tuzikoresha. Sasa ibi bintu yarimo kuvuga ngo yatumwe n'abasilamu kujya mu rusengero kugira ngo amenye amabanga yabo cyangwa amenye uko bakorana. Ibi bintu bivuye hehe? Ese Islam nkawe umwe mu basilamu benshi hano mu Rwanda, ibi bintu n'icyo yabivugaho, n'icyo yabisobanura? Gutuma umusilamu ngo ajye kumenya amabanga, hariya nta mabanga haba. Turajya kumenya yahe mabanga? Nayo amabanga hari nayahe. Abantu bagira amabanga y'urwego rwo hejuru n'abantu bitwa abapadiri. Padri na n'ubu leta zose babamo ntawuza amabanga yabo, kugeza ubwo n'ibigo byabo na leta y'u Rwanda ishobora kubitaza ibigo by'abapadiri imipaka yabyo. Ni binini, haberamo ibintu byinshi cyane utapfa kumenya. Ariko bariya bari kimya wametulia, nta problem irimo. Aba bandi urajya kumenya amabanga yabo ute, ngo bigende bite, aratumarira iki? Abasilamu nakubwiye ngo uwaduha media zigera ku bantu bose, twakwigisha Islam dukoresheje law, sharia law, abantu bose bakaba abayisilamu. Naguha urugero. Okay. Dushobora kwigisha amategeko, abantu ntihazagira umuntu wongera n'umwe kurengana. Umuntu akajya ahanishwa igihano kijyanye n'ibyo yakoze, yajya no muri gereza akagaruka yabaye umuntu mwiza kurenza abandi bantu bose. Kubera iki? Islamu yemera ko umuntu iyo umuhannye ukamuhanisha ibyiza, agororoka kurenza kumuhanisha ibibi. Aya mategeko y'abazungu akomoka kuri Bible. Nibyo bakubwira umuntu bamuhana bakamukanda, aho kuba mwiza akagaruka yarabaye mubi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarafite, ubwo yarafite igihugu,
yafataga abantu bakosheje abafatiwe ku rugamba akabashyira ahantu akabagirira neza kugeza ubwo bavamo abantu beza bagahita bavuga bati twemeye ko Imana wigisha ko ari Imana y'ukuri kandi twemeye ko nawe uri intumwa yayo. Kubera iki? Kubera ineza utugiriye. Urugero naho yafashe umuntu mu bamurwanyaga cyane, arangije aramubwira ati iwanyu aho wabaga wakoraga mwuga ki? Ati nge nari umwarimu. Wari umwarimu? Wari wigishaga iki? Nari umuhanga mu mibare. Ati yamuzaniye abantu atigisha aba bantu imibare, numara kubigisha ndakubwira igikurikiraho. Yarabigishije, amaze kubigisha ati hita witahira ndakurekuye. Ntiyakubiswe, yaragaburirwa neza, yaryamaga neza, akiyuhagira, bakamuha naho asengera Imana y'agasenga. Iyo neza yatumye avuga ati Muhammad, Imana wigisha ni y'ukuri kandi ndemera ko ariyo yagutumye. We ntubona ko ineza ishobora gutuma umuntu aba mwiza? Mu gihe aya magereza yacu abantu bajyamo bakabyigana, bakabura umwuka, bakarya nabi, bakarwaragurika, bagapfa bagapfukagurika, bakazavamo aho kuba beza babaye amashitani, babaye abantu babi. Urwo n'urugero nari nguhaye ngo Islamu iyoboye abatuye isi babona amahoro nk'uko umugabo umwe mu Bwongereza mu banyamategeko yarababwiye ati nge sindi umwisilamu ariko ndabahamiriza ngo Sharia law, amategeko ya Kiislamu ayoboye Ubwongereza bwagira amahoro. Bwagira iki? Amahoro. Ibyo ndabivuga, nujya kuri Google ukabishaka urabikurayo, birahari. Uwo munyamategeko arahari. Okay. Yes, tugikomeza uyu Ali Yusufu yaronje aravuga ngo yigeze kujya kubatizwa ari muri diri ya Islam. Agiye kubatizwa babatiza ijini. We yihagaririye ku ruhande. Abantu bose bazi ko yabatijwe ariko atigeze abatizwa. Ibi nabyo wabisobanura gute? Nabisobanura ko ari ibintu igihe cyose ubwira abantu ibintu batari bwumve hakaba ntawe uri bukubaze kuko atari ibintu by'ubuhanga. Abantu babaza ibintu by'ubuhanga. Iyo ibintu atari by'ubuhanga ntawe bari bukubaze. Ngo nagiye kubatizwa ari diri y'Ubusilamu hanyuma babatiza ijini aho kubatiza ngewe. Ntabwo ari ibintu by'ubuhanga twadiskitaho twavugaho. Niba ari wowe zana undi urugero rw'undi wabikorewe. Niba ari diri ya Islamu ni ukuvuga ko Tanzania bikorwa, ni ukuvuga ko Uganda bikorwa, ni ukuvuga ko Kenya bikorwa, kuko ni diri y'Ubusilamu. None ko nta wundi bikorerwaho, ese Islam iragutuma ibyo ngo biyungura iki? Fuka ibintu bifite logic by'ubwenge. Niyo mpamvu ngiye nkubwira nti ntiyigeze aba umuhanga mu Busilamu, ntiyigeze amenya n'icyo bita policy z'Ubusilamu. Iyo amenya policies z'Ubusilamu hano ubwo yakoresha izo mvugo ze ko mu Busilamu zitarimo, izo katemba cyangwa izo theatre mu Busilamu ko zitabamo. Ibyo bintu arabivuga ngo bitanga iki bigende bite. Ariko aya madini yandi atari Ubusilamu biroroshye kubabeshya. Abantu wabeshya ukizanira za mpeta zo muri Nigeria ukazambara ukajyuza wabatunga ikiganza bakitura hasi bati pasteur arateye ubwoba, toka kwa jina la Yesu, agahabura bimeze nk'amaji, nk'abamajisi yuko bakora, bikarangira bamwemeye mu ngurira imodoka bakayigura, mwubaka inzu bakayubaka. Mu Busilamu ibyo ntabyo. Islam ibyo nabyo. Islam ifite policies ziri kuri program. Dufite kitwa zaka. Tugiye kuri economy dufite zaka ifite ibipimo byayo. Ibyo ni ukuvuga ngo VAT cyangwa TVA yacu y'Ubusilamu. Tukagira khumsu, nabyo ni ibipimo bigenwe by'abakire. Uracuruza niwunguka uratanga ya mwidini, ayo mafaranga tuyafate azamura abandi bantu bave mu bukene.
ntabwo dufite system nk'izo ngizo za théâtre umuntu abahabura akabahabura mukamuha amafaranga agakira we na famiye ye. Ntabwo iyo Islam ikoresha izo system. Dufite baitul mal, abakire bagenda bagakora, bamara gukora bakazana amafaranga bagatangamo ibipimo runaka bigenwe, tukayafata tukayazamuza abandi nabo bakazamuka. Ni ibipimo bigenwe biri kuri gahunda byigishwa na Quran. Ntabwo ari system zo kubanza guhabura abantu, reka ngira ibintu bihabura abantu bituma abantu baza kunyumva, baza kunyemera. Ntabyo tugira ibyo ngo babatije ijini, ko nta muntu uri bumubaza ijini. Aruzi ijini ryari ryose, ntawe aruzi icyari cyose. Aravuga ibintu utari bubashe kugira icyo bimubazaho. Ariko izo system mu dini y'Ubusilamu ntibihaba. Hazagira undi mu bazareba BigTown TV bakareba iki kiganiro dukoranye, hazagira umuntu wundi uvuga ngo nanjye Islamu yarantumye. Islamu yagutumye ariko ni yihe ubundi? Ushatse kuvuga iyi ninde wagutumye? Ni uruhe rwego? Ninde se mu bahanga mu idini wagutumye? Uyu Yusufu, Ali Yusufu, nge ndi umwe mu bamwigishaga. Okay. Nge ndi umwe mu bamwigishije. Mwigisha avuye ahandi hantu bari baramwinjije idini y'Ubusilamu. Ahantu hitwa hayobowe n'uwitwa Sheikh Musa Sindayigaya ku Kamurindi. Amaze kwinjira Ubusilamu gukora amahugurwa y'amezi 3 yigishwa. Hanyuma aza kuva muri abo bantu araza ngo agiye mu Bayisilamu bitwa Abashiya, aribo batwebwe, ari nabo mbereye umwigisha ngewe. Babashiya mu bamwigishije ndimo. Ibyo bintu avuga ngo habatijwe ijini ni Musa Sindayigaya wabimutumye. ni ngewe. Ari ngewe arambekera nta byabaye, kuko iyo system ntituyigira. Sindayigaya se yari mu bimutumye, ntabwo abasuni nabo babigira. Ibyo rero mu byukuri navuga nti okay, shaka umugati urabyemerewe. System yo gushaka umugati nta uri buyikubuze. Ariko uyishatse utabeshya nabyo umugati wawe ubona nta kibazo. Si ngombwa kubeshya. Ari system yo kubona icyo kurya kandi atari ngombwa kubeshye. Ushobora kuvuga uti ale nabonye Ubusilamu nabugiyemo nsanze atari ukuri mbuvuyemo nje hano iwanyu. Ariko si ngombwa ubanza ubahabure kwa kundi system y'abapasteri yo guhabura. Bajya bivananamo bakatubwira uko babikina, théâtre bakina, ariko wenda si umwanya wabyo, ariko bajya babitubwira uko babikina mu rwego rwo kugira ngo babone abayoboke. Okay. Kenshi aba yagiye hariya yambaye ikanzu y'Abasilamu, sometimes ikiremba cyangwa ya ngofero y'Abasilamu, aragenda akicara hariya akavuga ko yahoze ari umusilamu. Ariko mu gihe ari umusilamu, icyo gihe yajyaga ikuzimu ngo yahuye n'abapasteri, kandi akaba yakijijwe mu matorero yaba ngabo abo bapasteri nyine ari kuvuga. Ahangaha ntago ubona ari confusion? Subhanallah, uyu muntu yatanze confusion nyinshi cyane, ariko nyine ababwira kibazo nyine ni cyababwira. Society yacu ya Kinyarwanda niba ari uko twifitemo umuco wo kubeshya, nanjye ndi umunyarwanda ariko twifitemo umuco wo kubeshya, mu makwe yacu turabeshya, muri programu zacu zose tugira umuco wo kubeshya. Ariko ibi ubeshye arashimwa, uzi kuri manganya niwe abantu bakunda. Yakoresheje iyo psychology y'Abanyarwanda ko dukunze kubeshya, n'ubeshya tumuha agaciro. Umunyakuri igihe cyose tuba tumubona nk'umuntu w'igicucu, niko niyo miremere yacu. Ariko ngaho mbwira umuntu yari umusilamu agikuzimu, ariko ntiyagiye ngo ahurireyo n'Abayisilamu, ahubwo ngo yahuriyeyo n'abapasteri. Yajya kuvuga akavuga ya mazina hano ari butume bamubona nk'umuntu wa jabu, nk'umuntu ukomeye. Pasteri kanaka kugira kubera ko ari umuntu ufite ikanisi byibushye barahita bambona nk'umuntu ukomeye. Mu minsi iri imbere ngiye gutanga nanjye ikitwa nk'ubuhanuzi. Mu minsi iri imbere muzajya kubona mubone uwitwa Yusufu, ari Pastor Yusufu wagize ikanisa.
mu minsi izaza muzabibona ari mu ikoti ryiza n'isuti azagendera kuri iyo tiketi yuko ese ubundi waruzi ikintu gituma buri muntu wese agenda avuga Islam. Allahu akbar. Nuko ino dini ari ikigugu, ino dini ni iyi dini ni urutare ntawe ujya upfa kuyivamo. None barareba bati ikintu kiri butangaza abantu ni igiki, tuvuge ko yavuye mu Busilamu cyangwa reka nivuge ko navuye mu Busilamu. Uzi nkanjye ndamutse mvuze ngo navuye mu Busilamu ngiye kwiba bari abantu nabarangiza bara n'abantu bararangaye kubiba biroroshye, urabahabura urababwira utuntu. Abahanga muri Nigeria bifite ibintu by'imiti bya maji barabamaze. Umuntu akabeshya ngo ebano muntu wawe nimumuzike nimumuhambe ndamugarura mu buzima, abantu koko bakemera bagategereza. Hano hari n'undi mupasiteri wabikoze ibyo ngibyo. Ibyo bintu murabyemera mute mu byukuri? Nta bwenge Imana yabahaye mu byukuri. Uriya rero agiye kubahabura ababwire ko yari umusilamu, yongere ko yari shekhe, agenda batwara amafaranga yakiraga mu minsi mike uzajye kumva wumve arahandi. Hari umupasiteri ngiye kubahaho urugero yitwa Joseph Kibwetele, Uganda. Ibintu yakoreye abantu kugeza ubu kuki abantu batiga ku byahise. Yahabuye abantu, agira abantu benshi abayoboke, abantu abakura mu ubwenge, abatwara ubwenge kugeza ubwo abafungira mu kanisa, arabashumika baracya bararangira. Ibyo bintu rero ndagira ngo mbabwire ngo muri Islamu mu Basilamu ntuzabibona. Ntabyo wabona ibintu nk'ibyo. Tuganisha ku musozo w'ikiganiro cy'uyu nguyu Ali Yusuf kugira ngo tujye mu bindi. Uramubwira iki, urabwira iki abantu bari gutega amatwi Ali Yusuf, ibyo avuga n'ibikorwa bye byose, n'iki wabivugaho, n'iki wamubwira uyu mugabo? Nge namubwira ni imirimo yo gukora ni myinshi, no mu mvugo ze hari aho avuga ibintu bigendanye na chômage no kubura akazi no kugira gute. Nge namubwira nti fursa cyangwa amahirwe yo kubona amafaranga, amahirwe yo kubona imitungo arahari ni na menshi. Nta mpamvu yo kubona abantu bari gushakira ibintu mu madini, cyane cyane amadini atari abayisilamu. Mu Basilamu ibi bintu ntuzabibona, abyo wabona. Abayisilamu ni abasirimu nicyo bivuga, n'abantu bakerebutse, n'abantu bajijutse. Nta mushekhe waza ngo ahabura abantu bamurundira amafaranga bamuhela. Waraza akabaha inyigisho nziza, akabaha imirongo migari, akabereka uko twava mu bukene, nibyo mukava mu bukene hakoreshejwe imirongo ifatika. Naho ibyo guhabura abantu twe ntabyo dufite. Ngiye namugira inama nkamubwira nti Bwana Yusufu, guhinga wahinga ugakira, nushaka uzanyegere nkubwira ibintu wahinga kandi bikagukiza. Abanyarwanda batazi, ngiye nzakugira inama uhinge igiti cyitwa mucayicayi, nkwereke mucayicayi ukuntu yagukiza uhita umukire hano mu Rwanda. Nzabikwereka, imirimo yo kwatishira hari. Naho ibyo ngibyo dore impamvu bitaza kuguhira, ntibiza kuguhira kuko zino social media, kera umuntu yarabeshyaga social media zidahari. Ubu ngubu bakti arahari, amakuru yasakaye isi yose yayabonye. Kera hariho ikinyamakuru kimwe umuntu yarabeshyaga bigashoboka, sasa isi yose irakubonye. Bari abantu muri kumwe bagiye kukwibazaho, nibamara kukwibazaho kubabeshya birakunanira. Sasa ngwino ugaruke, nushaka n'ubu umusilamu nguhe plan y'ukuntu wakwibonera amafaranga, utarinje kujya kuri manganya hariya. Kuri manganya se biramara kangahe? Nta kintu bimaze, nta kintu biri bumare, nta kintu uri bubone. Ayo niyo magambo Sheikh arimo kubwira Yusuf. Ngira ngo yayumvishe kuri camera za BigTown TV. Mu gihe turimo gukomeza tutarajya muri terrorism n'ibindi byinshi, hari saga irimo gukomeza hano mu mujyi ubu ngubu hagati y'abapasta bakunze kwigaragaza ku social media n'abapfumu. Hari umupfumu witwa Salongo
hari umupastor witwa Yongwe arimo sinzi nimba warabikurikiranye hari ibintu birimo kuvugwa cyane muri iyi minsi hagati y'aba bantu undi ngo yagaragaje ibitangaza undi nawe yaje arabinyomoza undi sinzi yavuze gutya na gutya wowe nka Sheikh nawe tuguhaye platform yo kuvuga kuri ibi ngibi ndakeka ko hari byinshi watubwira hari byinshi wavuga ibyo bintu ntago ndabifatira umwanya ariko system zikinwa muri iki gihe inyinshi kubera social media ibyinshi no kwishakira amaramuko kandi babigeraho rwose barabibona ntago uri umuhanga nk'ibivugwa kuri Sarongo hano ubwo wakenera kamera la urakora ibintu bikizana hari abantu b'abahanga barakora gusa mwebwe mukabibwirana hari n'igihe muza akabihakana ati la mwende mugende mukamwinginga ndaguha urugero rw'umukecuru uri hano hirya Nyarufunzo ni umukecuru abantu bose baramuzi ni umuhanga cyane mu kuvura indwara abazungu bananiwe ibibyimba bimwe bya ajabu indwara zimwe abantu n'ibyuma byo kwa muganga bireba bikazibura warazivura uzi umugezeho mugomba kugenda mwazindutse mukamutegereza mwarangiza akaza yitonza agahagarara mu marembo wowe ufite ikibazo ki mama mfite ibibazo bimeze gutya bimeze wowe nanjye ni gutya dore umwana wanjye kuva namu abyagize imyaka 7 ntagenda ni gutya rwose ndwana uzi ibyo ababwira arababwira ati wowe genda ejo uzagaruka ufata umuti wowe umwana wawe uzamujyane SHEIKH wowe genda umwana wawe ntazakira wowe genda umuti wawe uragaruka kuwufata saa 10 akajya mu nzu akabasezera agahita kinga bikarangira uwo muntu mukubwiye kuko nge namugezeho tukaganira nkamukurikirana neza nitonze uwo niwe muvuzi ntago kuri social media ndakeka back tugiyeyo yakubwira ati la mbabarira simbishaka bariya rero bo kuri bahamagara TV muze cyangwa apana ari abahanga ntibakenera ibyo so uyu nguyu ni Sarongo na wa mupasteri Yongwe uriya kugeza ubu ntago ndamenya ibye gusa mba mbona ari guhangana gusaba bagenda bakajya kuzana imiti Nigeria abandi bakajya Tanzania bakagura ibyo bintu byose biragurwa birahari suko bidahari amajini ushatse kuyagurura yagura ntabwo bigoye ni ibiremwe Imana duhaye ngo tubitegeke turabitegeka ushatse turabifata ukabizana ukabikoresha ntabwo bigoranye ariko umuhanga ndakubwiye ngo muri ibyo ntakeneye ko anyura kuri TV ntabwo akeneye ngo murampinze ngo ngiye kubereka biriya zira system zo kwatsa umuriro hano twicaye nakwakiriza umuriro nta kibiriti birahari amavuta umuntu akoresha ako kanya gahita yatsa umuriro ni ibintu byoroshye cyane hano nakwereka ibintu nkasuka aya mazi hano ugahita ubona amaraso kandi ntayahari ni system zihari ni ibintu by'imikino bihari ariko abanyarwanda kubera ko kubashuka byoroshye ushaka kuri manganyaza mu Rwanda ushaka gukira abeshya abana aza mu Rwanda mwakangutse mufite ikibazo ki Imana ntabwo yaduhaye ubwenge nk'ubw'abandi turabufite kuki mubeshyeka ibyo rero nakubwire ni system zikinwa kandi dushatse twakwerekana n'uburyo bikoreshwa ariko nimukoresha umucayicayi nimukoresha umwembe nimukoresha imibirizi nimukoreshe amashikashike ibiti Imana yarabiduhaye tukavura birahari mufite wasiwasi Islam yemerera umuntu cyangwa umwana w'umusiramu kujya mu bapfumu abapfumu gupfumura arapfumura umupfumu biterwa n'icyo gisobanuro
hari n'ibyo twita abapfumu atari byo. Twebwe tuvuza Qur'ani, ariko hari n'igihe kubera ko abantu babivangavanze bakabiha ipica itariyo, hari n'ubwo umuntu yirinda no kubivuga ko nimvuga ko Qur'ani ivura baranyita umupfumu, kandi umupfumu afite isifa mbi, afite ibigwi bibi, ukanabyirinda. Uyoberwa ibyo bita abapfumu ibyo ari byo, uyoberwa gupfumura ibyo ari byo, hari ibyo ibisobanuro byabyo birayobekana ubundi. Ariko Islamu yemera ko umuntu ashobora kumenya ibizabejo, birashoboka. Hari no kubaza Qur'ani dukoresheje icyo bita istikhara, ukamenya ko ejo hari ikizaba. Ibyo birashoboka muri Islamu, kuko uyu munsi wa none abahanga batubwiye ko imvura iri bugwe, singira imiragwa se. None se wabyita ubupfumu? Utabizi ibyo byose yabyita ubupfumu. Ariko ubwo buhanga burahari, na Qur'ani irabyemera, yemera ko umuntu Nostradamus urugero yavuze ibintu birimo kuba, kandi nuwo mu makarine y'epfo yo kure cyane mu 1800. Tubihakane se? Nibyo nukuri, ntabwo ari ukubeshya ibyo ngibyo. Okay, urakoze cyane Sheikh, wabisobanuye neza cyane. Ngira ngo abarimo gukurikirana BigTown TV namwe murimo gusobanukirwa byinshi. Ndabararikiye mukomeze kuguma hangaho munakanda subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byinshi byiza nk'ibi ngibi. Islam ni dini yavuzwe ibintu byinshi, ntabwo ari uyu munsi, ni kuva kera byaravuzwe, biravugwa, bizavugwa. Kubijyanye ni terrorism, iterabwoba. Ejo bundi hashize amezi makeya cyane, hano ngira ngo n'ukwezi cyangwa amezi abiri, hano mu Rwanda hari intagondwa bari bagiye gutera ahantu. Apanze gahunda yabo, polisi irabafata, ariko benshi muri bo basanze ko ari abasilamu. Terrorism urebye hanze hose, no muri Amerika n'ibihugu byose, kwinjiramo uri umusilamu hari ahandi bisigari n'ikibazo. Uravuga amazina bakavuga ngo mubanze mu musuzume uyu muntu ashobora kuba ari umuterroriste. So ibi bintu muri terrorism na Islam bimeze gute Sheikh? Urakoze cyane. Mbere yuko njyaho ngaho, reka nsubize inyuma abareba televiziyo ya BigTown TV, mbasubize inyuma aho uriya mugabo witwa Yusufu avuga ngo twakinaga imitwe. Icyambere nuko arabeshya se ubusilamu bwabaga bumwohereje ngo akine iyo mitwe, ariko iyo mitwe irashoboka ko abantu bakina izo systeme iyo mitwe bayikina iyo kubeshya. Uragira uti intagondwa, reka tujye ku gisobanuro cyitwa intagondwa. Hari intagondwa z'abayisilamu, hari umuntu waba intagondwa mu idini y'ubusilamu. Reka mbisobanure neza. Uramutse ubaye intagondwa mu mategeko y'ubwisilamu, ni wowe waba uri umuntu wa mbere mwiza ku isi y'Imana. Intagondwa bisobanuye kutagondwa ku mategeko y'ubwisilamu. Isilamu ni idini nziza, yigisha urukundo, yigisha imibereho myiza, yigisha iterambere. Ni gute rero umuntu yaba atagondwa ku mategeko yayo kandi agahindukira akaba mubi? Abaye atagondwa ku mategeko y'ubusilamu yaba ari we muntu mwiza number 1. Ariko noneho uyu munsi ngo intagondwa nibo bantu babi, kandi bo ni intagondwa ku mategeko y'ubusilamu. Icyo gisobanuro ntabwo ari cyo. Hanyuma ukagira uti abasore bafashwe benda guturitsa mu mujyi wa Kigali, mu mujyi ari hagati no muri Nyabugogo, ko babonetse bafite amazina ya Kisilamu. Allahu akbar. Sinenda guhatana na polisi y'u Rwanda ngo mpakane ibyo yakoze, sinenda guhangana na ribu,
ngo njye guhakana ko ubugenzacyaha bwabo bwabaye feki, nk'uko ntenda kwemeranywa nabo ko bariya abantu ari abayisilamu dushingiye ku mazina. Ushingiye ku mazina, amazina buri wese yakwitwa, buri wese yaryiyita. Ndaguha urugero mu gihugu cya Kongo ku baturanyi hano, ahantu hitwa Kasayi. Abatuye Kasayi hafi ya bose bitwa amazina y'abayisilamu kandi atari abayisilamu. Uzumva bitwa ba Sulayimani kandi atari umwisilamu, kandi tumenyere ko Sulayimani ari izina ry'abayisilamu. Hamisi tumenyere ko ari izina ry'abayisilamu, ariko Kasayi n'abakristo barayitwa, nabo muri ADPR barayitwa. Ubwo rero Sulayimani w'Ikasayi akoze ikintu, bagasoma ku byangombwa bye bagasanga ngo yitwa Sulayimani, bahita bavuga bati uzi ko ariko yari n'umusilamu. Iyo myumvire ya gutyo rero ishobora kutuzengereza, ariko nkaba ntashobora guhakana 100% ngo bariya basore ntibari abayisilamu. Ariko nanone nkongera nkagaruka ngo ese muri abayisilamu koko mwiyemwe basore 13? Niba muri abayisilamu mwabikoze atari ubwisilamu bibatumye, kuko mu busilamu ntibirimo, mwabivanye ni ibyanyu ku giti cyanyu. Niyo mpamvu rero navuga ni mutandukanye abayisilamu n'ubwisilamu. Icyo kintu abantu batari babitandukanya ni ibintu bizatugora. Uwambaye ikanzu wese ni umusilamu? La. Abasenegale b'abakristo bambara amakanzu, Abanigeria b'abakristo bambara amakanzu n'ingofero. Ibyo se nabyo urenda kubyita, nujya muri Nigeria uzabita abayisilamu. Buganda ubwoko bwitwa Baganda, Abaganda, umwambaro wabo w'umuco gakondo wabo ni ikanzu nziza cyane, ariko uriya rero nuva hano mu Rwanda ukabona umuganda wikubitiyemo iriya kanzu ye n'ikoti, uzavuga uti mbonye umusilamu. Ntabwo ari byo. Iyo myambaro ntibakange ubwanwa, abantu barabutereka, bashobora no kubwishyiraho. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Ariko noneho tugaruke kuri ese abasilamu bajya bagaragaramo inkozi z'ibibi? Nakubwira nti yego, Korani yamanutse ije kubwira ababi ngo babe beza, kandi umuntu yaba mwiza akongera akaba na mubi. Byo si igitangaza. Ariko ibyo bintu ntibigaragara mu bayisilamu bonyine, n'abatari abayisilamu barabifite. Buganda urabona bitwa Road Resistance Army, bari bayobowe n'umuntu witwa Koni. Bariya abantu baraharanira n'intagondwa ku mategeko ya Bible. Abo bantu sinjya numva ari umuntu bavuga. Ese bariya bambaye amakanzu bakagenda bagaturitsa ahantu ko Allahu Akbar nta muntu utazi kuyivuga, aho ntimwabitwitirira kandi turengana? Banabikora. Abantu bari update yo kumenya ikigezweho, barabizi ibyo ngibyo. Barabizi ngo hari abantu bitwa Islamic State, aba bantu bari muri Syria, bari muri Libya. Abantu bakavuga batari ko nta wakwiyoberanya ngateranya leta n'abayisilamu nkoresheje iyi system. Ibyo birashoboka. Ariko ngiye cyo natsemba nivuye inyuma kuri izi imbere ya kamera ya BigTown TV, nuko ubusilamu ari idini y'amahoro, ni idini yituze, ni idini y'iterambere. Ntabwo dukeneye kuturitsa abantu ngo bayoboke ubusilamu. Ntabwo iyo systeme ntabwo ari iyo. Kuki umunsi birimo gukorwa, kuki kera bitakozwe? Kuki nta hantu? Si ubwa mbere abanyarwanda babanye n'abayisilamu. Hano dufitemo abasaza b'imyaka 90, dufite abasaza b'imyaka 80, dufite aba 70. Ni mutubwire aho muzi abasilamu baturikije mu isoko bashaka ko idini yabo ijya mbere. Ni he? Nta. Kuki bibaye ubu ngubu? Kuki biriho ubu ngubu? Abantu baragenda bari update y'ibiriho, bashobora kubikoresha bikatwitirirwa, leta ikaturakarira turengana. None reka tujye
ahantu butagondwa cyangwa se iriya terrorism ikora cyane ifite imbaraga. Tujye muri Syria, byaragaragaye ntabwo bikiri ibanga. Amerika, uriya mudamu wiyamamazaga, umudamu wa Clinton, Hillary Clinton, yiyamamaza ashaka ubu perezida, ari kumwe n'uriya wavuyeho uriya musaza uherutse kuvaho Trump. Aherutse gutangaza, nujya kuri Google bisangaho, ati twakoze ikosa, leta ya Amerika yakoze ikosa. Nirihe? Nuko twashinze Islamic State. Cyo si ibanga, byaravuzwe, birahari, n'abashaka bagende barabibona. Islamic State nitwe twayishinze ari nk'imbaraga zacu zo guca intege hariya muri mashariki ya kati, kugira ngo tubashe kugira ibyo twigereraho. Ibyo ngibyo ntabwo bikiri ibanga. Uyu munsi wa none buriya bwanwa n'abantu kwica abantu bavuga Allahu Akbar byamaze kutwitirirwa, byarafashe n'ibyo ngibyo. Ariko Amerika yarabyemeye ko ari abantu babo. Uyu munsi wa none rero si makana ngo ntihabaho injiji z'abasilamu babyitiranya bakagira ngo ni ibyacu. Mboneyeho kubabwira ngo bayisilamu mu ndeba, biriya bintu si ibyacu, biraba bikora si ibyacu. Bibaye ari ibyacu nanjye naba ndi mu babyigisha. Sinigeze kubyigisha, simbyigisha, sinzanabyigisha. Nonse biri mu idini gute? Ababikora dufite n'amatsiko yo kubabaza. Ngiye nasaba, harya bari mageragere bari abasore 13. Sinzi neza nimba bagiye mu rukiko bagafungwa, sinzi. Meruka bari kuri polisi bagaragaza. Nasaba ubucamanza bw'u Rwanda niba bwanyemerera, bazamuruhuke njye kuganira nabo. Mfite amatsiko yo kubibabaza. Turabibona kuri media, tukabona insinga, tukabona imisumari, ariko ngiye mu bantu bari confused ndimo. Ngewe ndimo ndashaka muzamu uburenganzira, polisi zamu uburenganzira, nganire nabo mbabazi ni vijana. Ni kweli mwari mugiye kubikora mu izina ry'idini? Nibyo kweli? Mbabaze neza, nganire nabo. Mu idini se bibamo? Y'Ubusilamu ntabibamo. Mwabivanye hese? Mubikuraye? Umpaye urugero ukambwira Al-Shabaab, ukambwira Boko Haram, akubwira nariko abantu bashaka kwiyibira, bashaka kwigira mu nyanja bakibonera amadolari. Cyo byose ko babikina. Ikibazo kiriye, babikina. Nabumva idini nabi nabo navuga ni nabo babaho. Abo nabo simbavuganira, ariko nagutsemera ngira nti mu idini ya Islamu ntibibamo, ntibikwiye no kubamo. Okay, Sheikh, muri injingo y'intagondwa muri Islam, akomuntu Lukman nawe hari icyo ashaka kubivugaho, twamuha akanya nawe akagira icyo dusobanurira ko wamutiza microphone gatoya. Birimo kuvugwa ngo Islam cyangwa mu basilamu intagondwa ngo ni nyinshi, ibikorwa byose by'intagondwa bikorwa kenshi n'abasilamu. Ibi ngibi Lukman wo ni icyo bivugaho? Murakoze. Nkuko bivuze nitwa k'umuntu Lukman. Ni nanjye wagusabye cyangwa wasabye BigTown TV yuko yadusura, igasura umwe mu bamenyi cyangwa benshi mu bamenyi, kugira ngo bagire ikintu bavuga kuri kimwe mu bintu birimo kwitirirwa Islamu bigiye gutangira gutreding, ugasanga abantu bagiye gufatira hejuru, bakaba babitwitirira cyane cyane uriya mugabo witwa Yusufu. Nge muzi ku izina rya Abdurrahmani, turaziranye, dufite n'ibyo twakoranye, ariko bikaba bigiye kuzana none mu yindi sura. Niyo mpamvu nagusabye kugira ngo uze ubunane n'umwe mu barimu be, kugira ngo babe bagira ikintu bakubwira ku gihagararo cyacu ku bigendanye n'ari amagambo ye. Hanyuma ku bigendanye rero n'iki gikorwa gito gusa mu byo navuga, ntabwo ndi butinda, ahubwo ndaha n'ubundi wakoze ikiganiro kugira ngo akomeze. Nuko hari hadithi y'intumwa y'Imana
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam itubwira ngo man tarada min jabal, ngo umuntu uzihirika ku manga faqatala nafsahu, yarangiza akica roho ye, fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhaladan fiha abadan, ngo azahabwa imanga yo mu muriro azajya yihirikaho khalidan mukhaladan fiha abadan, ngo iteka n'iteka muri uwo muriro. Uwo ni umuntu wiyishe, ni umuntu wiyahuye. Kwiyahura kwe ubwabyo azabiryozwa. Uwakwiyahura akagendana na roho y'umuntu wo byagenda ute? Mu yindi mvugo ikatubwira ngo waman tahassa suman, ngo n'umuntu zinywesha uburozi faqatala nafsa, yarangiza ubwo burozi yinywesheje akica roho ye, akikuramo roho ye, ngo nawe azashyirwa mu muriro ahabwa uburozi yatahasahu fi nari jahannam, azajya yinywesha ubwo burozi muri jahannam khalidan mukhaladan fiha abadan. Uretse kuba yaroze umuntu ubwe kwiroga akiyica, azahabwa ubwo burozi nk'igihano azajya bwinywesha mu muriro wa jahannam. Abakristo bawita gehinomu. Mu yindi mvugo mu kurangiza hadithi inwe Imana iti waman qatala nafsahu bihadida, ngo n'umuntu uzica roho ye akoresheje icyuma, wenda akakijomba akiyica. Yubona abantu ngo ibibazo byabarenze ngo ni stress, noneho akijomba icyuma akiyica, ngo fahuwa fi nari jahannam, ngo nawe ubwe azahabwa kwanza ikintu cya mbere, azahabwa icyo cyuma. Wo n'uwiyishe mbere yuko yica undi, uwiyishe azahabwa icyo cyuma, yaja ubiha fi batone, narangiza azajya kijomba mu nda ye mu muriro wa gehinomu khalidan mukhaladan fiha abadan, iteka n'iteka mu muriro wa jahannam. Uwo ni ku muntu wiyishe. Sasa ku muntu wagitera undi kiriya cyuma, ubwo byacurike, noneho agiye kwiyahura, ahuye n'abantu. Ibi byitirirwa twebwe nanabivuzeho mu minsi yashize ku yandi mashene fulani. Ibi rero icyambere nuko ni ibikorwa bya kigome. Nta dini w'Islamu y'ubugome. Al-Islamu huwa salam. Idini w'Islamu ni idini y'amahoro, ni idini isirimutse, ni idini nk'uko Sheikh yakubwiye. Ibintu by'ubucabiranya, ibintu byo gucaho ubuhinga nyuma, ibintu bimeze nka escroquerie, ntabwo twebwe tubigira. Ibintu byo kuvuga ngo wabaye mu Islamu, ngo Islamu iragutunga, ntabwo twebwe tubigira. Nanjye ninjiye idini, ariko mu kwinjira idini ahubwo bahita bakwereka ukuntu ugomba kubaho. Ntubahita bakwereka ukuntu ugomba kubaho. Kubera iki? Urugero barakubwira ngo kana Daud alayhi salam yakulu min amali yadi, yaryaga akoresheje akaboko ke. Nuvuga ngo yarakuraga, yari umucuzi, niwe watwigishije ibintu byo gucura. Utabishoboye rero akabona mu Islamu yo escroquerie ntago ari buyishobore, akora ibintu nka biriya bya Yusufu. Urabyumva muvandimwe? Kubera iyo mpamvu rero cyo ngaruke kuri iki ngiki kigendanye n'ubwiyahuzi. Niba icyo kintu man ahadatha fi amrina hadha falaysa minhu fahuwa raddu, umuntu ukoze ikintu kitigeze kigishwa mu dini w'Islamu, icyo kiramwitirirwa, kiramugarukira. Kubera iyo mpamvu rero nanjye nemye mbishinze hagati rwose, ndahamya ko biriya bikorwa turi kure yabyo kabisa. Ntibigomba kwitirirwa idini ya Islamu, bidasobanuye ko bidashobora gukorwa na zimwe mu ndindagire. Niko navuga indindagizi, umuntu urindagira umuntu utazi na alfata, umuntu udasobanukiwe. Nguho urugero, niba umuntu ashobora kwica umuntu amuhoye izuru, ubwo si uwo nguwo kumubwira ngo turaguha amafaranga wica umuntu kubera ikintu fulani, wiyitirire Islamu turaguha amafaranga, biroroshye. Mu gihe mu zuru nta muntu washyira hariya ngo umva muvandi vuga igitutsi nguhe 1000, vuga ngo waramutse mu gitutsi, wiriwe mu gihutu. Hari ibintu bibikorwa rero bya kijiji abantu bakora, ariko bikabitirirwa bikabagarukira. Nago bigomba kwitirirwa
idini ya isilamu, inyigisho za isilamu. Isilamu bisobanuye inzira, umurongo, umuyoboro umuntu akurikira kugira ngo agere ku Mana. Iyo nzira rero urugero niba yino nzira iginyamirambo ari example ariyo yitwa isilamu, umuntu ashobora kuyoba kuri iyi nzira iginyamirambo, ariko nayoba aragera ahandi hatari inyamirambo nubwo bwose yaciye mu nzira. N'abandi rero bashobora kuyoba ku idini y'Isilamu, bakomeje kwambara ingofero, bakomeje gutereka ubwanwa, ariko ntabwo ari cya kintu bakagombye gukurikira cyabibatumye. Mugomba kubyumva rero, haba ribu haba n'abandi, ntabwo bigomba kwitirwa idini y'Isilamu haba mu Rwanda cyangwa hanze. Urakoze cyane. Yes, Lukman, urakoze cyane. Subiza Sheikh. Asante sana. Sheikh, urakoze cyane, wadusobanuriye neza, mwese mwadusobanuriye neza cyane. Ngira ngo abarimo gukurikirana BigTown TV aka kanya basobanukiwe. Ariko akantu turi busorerezeho, hari Islam nayo twari tuzi ko kera tuzi ko Islam ni Islam. Na yandi mashami ya Islam dusange nk'abakristo bari arimo amashami menshi cyane, abasigiwe, abapentekote, ni benshi. Ariko muri Islam tuzi ko ari Islam. Ariko muri iyi minsi nsigaye numva ngo Islam nayo ifite matabaka fulani, madhehebu fulani. Sasa ibi ngibi nabyo bisobanura iki, cyangwa ayo madhehebu itandukaniro ryayo na Islam, Islam nyayo nihe, ayo madhehebu nayo itandukaniro ni irihe? Kuko tujya tumva ngo hari abasuni, abashia n'abandi benshi cyane. Urakoze cyane munyamakuru wa BigTown TV. Kibazo cyiza cyane. Iyo dusoza iki kiganiro hatajemo iki kibazo, sinari kubona uko nyinjiramo, ariko nari kuba mbabaye. Menya twari buzakora ikindi kiganiro, ariko ndanezerewe cyane ko ukimbajije. Ibi ngibi impamvu nshimye kino kibazo, ni ikibazo kiri busubize abantu benshi bibazaga ku byo twavuze. Bashobora kuvuga batari ko wavuga ibi ngibi ute, kandi hari abayisilamu bagaragara muri ibi bakanavuga ko ari bo babikora. Ni ikibazo rero nongera kugushimira ko ukimbajije. Abayisilamu mu by'ukuri barimo ibice, n'undi muzaganira akabihakana uzamubwira uti aho ubaye mwana siyasa. Abana siyasa cyangwa abanyapolitike nibo ibara ry'umweru bashaka kukubwira ati ni umukara, mukamara umwaka muzima muri ibyo, kandi bakabihagaraho bati ni umukara. Kuko si politike nibyo, ni siyasa nicyo bivuga. Ariko mu idini icyo ntago kirimo. Idini ni ukugira ukuri, ni ukuvuga ukuri. Mu by'ukuri rero Islam irimo ibice nk'icyo wavuze cy'abasuni, mu Rwanda barahari, abashia mu Rwanda barahari, wahabi mu Rwanda barahari, ibadhi mu Rwanda barahari. Abo bose barahari kandi bafite porogaramu zabo, buri wese kandi afite ibye. Twebwe turi mu gice cy'abayisilamu bitwa abashia. Abasuni n'abashia nibyo bice ku isi bifite abantu benshi. Urugero nuko igihugu cyose cya Iran n'abayisilamu n'igihugu cya Bahrain n'igihugu cya Iraq na Kuwait na Yemen, aho hantu hari ubwiganze bw'abashia. Nka Bahrain ni 85%, Iran ni 99%, Iraq ni 75%, Kuwait bari muri hagati ya 45 na 50. Urumva ni benshi. Yemen ni benshi cyane. Hanyuma n'abasuni barahari kandi kubwiganze nabo ni benshi. Ikibazo kiraza ngo bose si abasilamu? Yego n'abasilamu. Bemera Qur'an? Yego bemera Qur'an.
bemera nabi Muhammad ko ari intumwa yabo, yego ni intumwa yabo. Bemera gusenga 5 ku munsi, yego. Bajya hija muri perinage ya Maka, yego. Barasiba iminsi 30, nibyo barasiba. Barasenga ibice bigenwe raka uko zigenwe n'amasuru uko asoma, yego. Bose barabihuje. Kuki bazamo ibice? Bazamo ibice ku kintu ngiye kukubwira, ariko mu ncamake kuko nacyo ari isomo rirerire. Biterwa n'iki? N'uburyo basobanuramo Qur'ani, n'uburyo dusobanukiyemo Qur'ani ntagatifu. Uburyo dusobanukiwemo Qur'ani n'amahame y'intumwa bihita bitugira bituzanamo, hahita haboneka ibice. Ariko ibyo bice si ibyo twihimbiye. Turamutse twarabyihimbiye, ushobora kuvuga uti ubwo ari ibyo mwihimbiye, ni mujye ku Busilamu bw'umwimerere. Ubusilamu bw'umwimerere bari bwo mujyaho, ibyo bindi mubyihorere. Ibyo bintu si twe twabihimbye, ni intumwa y'Imana yabihanuye sallallahu alayhi wa sallam, avuga ngo ubwo yendaga gutabaruka yasize idini, avuze ngo nyuma yanjye idini muzayige ku bantu 12, Qur'ani muzayibaza abantu 12. Inni tariku fikum thaklain, mbasigiye ibiremereye 2. Ma intamasaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan, ni mubikurikira ibyo bintu 2 ntimuzayoba. Aho hantu muhiteho cyane, ni mukurikira ibyo bintu 2 ntimuzigera muyoba. Ni igitabo cy'Imana Qur'ani, wa itrati ahlu baiti, n'umuryango wanjye. Mu yandi magambo, utazakurikira ibyo bintu 2 azaba ayobye. Abakurikiye ibyo bintu 2 uwo murage n'abitwa abashiya bonyine, abandi barabyanze. Bamaze kubyanga, ubwo abayisilamu turimo ibice rero. Abagendeye kuri uwo murage aribo bashiya, n'abanze uwo murage aribo bandi nyine barimo bawahabi, barimo bashiya. Hano mu Rwanda rero bakaba bahari, bibumbiye mu cyitwa RMC, Rwanda Muslim Community. Iryo zina mpora mpatanye naryo, ariko leta ntiranyumva. Ubu mbivugiye kuri BigTown TV kugira ngo leta irusheho kugenda inyumva, yumve rino zina ryitwa RMC ko duhatanye naryo, riri mu bintu bituma leta itumva abasilamu bo mu Rwanda abari bo n'ibyo bari byo. Kuko ikintu cyitwa amazina, uyu munsi witwa Nkubiri n'irindi zina ry'ikinyarwanda, ngiyise nkajya kuri banki nkabasha kubabeshya sinyatire yawe nkayifata, amafaranga yawe nayatwara. Niyo mpamvu rero ibintu byitwa amazina leta mu bigendemo mwitonze. Rwanda Muslim Community, abasilamu bibumbiye kuri muri community imwe, ntabwo ari byo. Icyo kintu abashiya ntibakibamo, icyo kintu ibazi ntabwo bakibamo, icyo kintu ntabwo abasunite bakibamo. Ni ikintu kibumbye abantu bitwa abawahabi, bakakitwitirira twese muri iryo zina. Leta rero yaza kureba abayisilamu bambaye amakanzu n'ingofero, ntibashe kubatandukanya, tukagendera muri icyo kintu. Ari nayo mpamvu ubona aba bantu bitwa Rwanda Muslim Community bakoresheje iki kintu cyitwa iterabwoba. Kirahari, sinenda kugihakana, nababwine ndacyari mu bushakashatsi bwo kumenya ngo bari abana 13 mu byukuri bazi ibyo barimo, mu byukuri se kuko n'abayisilamu. Ndashaka uburyo nzabyigaho, ariko nkavuga nti leta y'u Rwanda iramutse itamenye neza ko Rwanda Muslim Community tatubumbye twese, bishobora kudutera ikibazo. Nibajye bavuga ngo Rwanda Muslim Wahabi Community, aho bazaba bagitsinze. Ariko bashyizemo Muslim, badutwayemo twese kandi tutabamo. Ikindi, iki kintu cyo kuvuga ngo abayisilamu bose bibumbiye mu kintu kimwe ntabwo ari cyo.
leta nitureke abantu bagire freedom yo kwamamaza ubusilamu ko babyumva, ukosheje bamukurikirane ku giti cye. None se ko abantu bibumbiye muri icyo cyitwa Rwanda Muslim Community ko kibabumbye, bari abana ko kitamenye ko bari muri programu nka ziri, ugiye kuvuga se ko n'ubushize ko ariko byagenze. Ibyo rero nabo ubwabo barishyira mu kaga, nibabyiyambure bagira association yabo y'abawahabi, bakontrole wahabi, atari kuvuga ngo icyitwa Islam cyose ngo kiri mu kaboko kabo. Ntabwo ari byo, nabo barabizi ko mu Busilamu icyo kintu kidahari. Niyo mpamvu nababwire ni madhahibu zirahari, nta wazihagarika. Nabi Muhammad yarazihanuye ko zizabaho kandi zirahari. Abashia turahari kandi turigenga, dukora gahunda zacu. Iriya Rwanda Muslim Community ntitugenga, turigenga nta problem. N'abandi bose nibigenge, ahubwo leta iprofite iterambere muri bo. Uwavuze ko azazana iterambere ntarizane, bamubwire bati ale tukunyaza ubuzima gatozi, ubanze utwereke ibyo watubwiye uzageraho. Ariko uyu munsi wa none abasilamu ntibashobora gutera imbere kuko biyumbiye mu kintu kimwe, babyiganira muri icyo kintu. Umuntu ubonye inkunga wese, icyo kintu cyitwa Rwanda Muslim Community kiramubwira ngo zana hano, kora ibi, ni wanga turaguteza leta. Niko bihagaze. Ni ibintu rero bitera confusion, ni ibintu bidutera ibibazo. Leta nibyigeho bundi bushya inshallah. Asante sana. Yes, wengu ni Sheikh Alafat Imran yadusobanuriye ari kumwe na Lokman. Byagenze neza cyane. Reka dusoreze hano iki kiganiro uyu munsi, tuzagaruka dukomeze tuganire ibintu byinshi. Lokman ndabona arimo kumanika, ariko Lokman watubabariye uyu munsi tumaze kugira ikiganiro kirekire cyane. Uriya muvandimwe wiyitirira abayisilamu mukatwitaba, ni ikintu cyo gushimira BigTown TV. Hanyuma nanone hari ikintu cyo kunenga, maze kumva biriya bintu nagerageje gukontakta yaba nyir'ubwite ku giti cye, ndavugira uriya witwa Sheikh wiyise Sheikh, musaba ko twahura, ndetse ntumira naho yakoreye ibiganiro, mbasaba ko baduha icyo bita droit de repos, uburenganzira bwo gusubiza kuri ibyo bintu. Nanabasaba yuko twahurira kuri icyo gitangazamakuru cyabo fulani. Hanyuma bati oya, twebwe ikintu cyose cyatuma twumva ko twakura abayisilamu mu buyisilamu bakaza mu bukristo twagikoresha. Ndababwira ati nibyo, ariko mu nzira nziza, atari mu nzira y'isebanya. Kubera iyo mpamvu rero nanone akantu ngako nako kunenga, niba uhaye umuntu ijambo ku gitangazamakuru cyawe, n'abandi bakavuga bati bibaye byiza natwe utumire n'uyu muntu duhure. Burya iyo umuntu abeshya muri kumwe, abeshyera umuntu muri burya no kumureba ubwabyo hari igihe abitinya. Kubera iyo mpamvu rero nshimiye BigTown TV kuba yatwitabye kugira ngo tuhatangire droit de repos. Hanyuma kandi nugira ikibazo ndamushakisha ubutaha, nabyanga nzamugwa gitumo tumubaze ibyo byose bisobanure neza. Nubwo mwadusaba, nubwo bibaye ngombwa ko yakenera ko tumuhuza na Sheikh we, byaba ari byiza cyane kugira ngo koko niba byavuga ko ari ukuri anabibwira abanyarwanda bari. Urama nambaze nta kibazo, ndazigwa na probleme. Asante sana. Iyi ni BigTown TV, tubashimiye bituvuye ku mutima. Yes, iyi ni BigTown TV, turimo kuganira na n'abasilamu ariko bazi gusobanura, babisobanuye neza, kandi ndakeka ko byadushimishije. Twese turimo gukurikirana BigTown TV. Barakoze cyane bose, namwe muri mukurikirana BigTown TV murakoze cyane. Come on behind the camera nawe arakoze cyane. Mwebwe muri mukurikirana BigTown TV murakoze cyane. Icyo mugomba gukora murakizi no gukanda subscribe, kuko nago nzaceceka until mwese mwakanze subscribe, kandi muri mukurikirana gahunda zacu za buri munsi. Kuri commentary ya turahafunguye, nimba ufite comment yawe kubijyanye n'iki kiganiro twagiranye uyu munsi, gerageza kutwandikira hariya. Gerageza utwandikire, utubwire ibyo wumvishe, ibyo ushaka kuvuga, maze vuba cyane nge nzagaruka kubonana na Sheikh kugira ngo abashe kubisubiza kuri camera za BigTown TV. Nta kindi narenzaho
Until next time, my name is BigTown and this is BigTown TV. Ciao, ciao.